Yesu ashimwe cyane nongeye kubasuhuza cyane nanone abakunzi ba isi nziza cyane mbaye ikaze nshimiye buri muntu wese wafashe icyemezo cyo gukora subscribe kugira ngo ujye gukurikirana ibiganiro byacu nkuko nkunda kubibabwira nta kiganiro gishobora gutambuka hano ari umuntu wakitekereje gusa ibyo ntabwo bishoboka amen kuko buri umuhati w'umuntu wese ntabwo ari ubusa nuko umuntu uzabona wese afite umuhate mu kintu ntuzatekereze ko ari ubusa Yesu ashimwe cyane mbaye ikaze rero turabakunda umuntu ufunguye iyi link aribwo bwa mbere tumuhaye ikaze wiyumve nko mu rugo kandi nawe uri umuvandimwe wacu tugaye ikaze niba ubishoboye wakora subscribe kugira ngo ikiganiro kizajye gitambuka kigisohoka kikugereho amen nkuko bisanzwe rero ntago twajya muri byinshi tutarashima Imana reka tubanze dushima Imana data mu izina rya Yesu nongeye gushima kujya neza kwawe nanone nongeye kugushima kubw'uyu mwanya nongeye gushimira gukomera kwawe nongeye gushimira kwera kwawe nongeye gushimira ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bitangaje ngo haye icyubahiro ndakwakiriye mwami hano hantu ntabarije uvuga ntabarije ugaragara ahubwo icyubahiro cyawe n'ubuntu bwawe byo bigaragara ineza yawe ari igaragara gukomera kwawe mwami kube hano hantu tugaha icyubahiro cyawe rero kuko uragikwiye imbuto iri buterwe hano mwami imere aho ikwiriye kandi izagira umumaro uguswi kuri bwumvira ijambo ukugire neza umuntu uri butega amatwi umugire neza umwagure umuhaze mu izina rya Yesu Kristo kuko niwe uzi ibyifuzo by'imitima yacu icyo ni kuzo umwami komeze ku byawe amen Yesu ashimwe cyane rero nitwa Monica Flora ngira ngo wenda abakoze subscribe mumaze kumenyera njya numenya n'abaramyi ushise n'abatumira abaramyi beza baramya munukura amavuta y'Imana akamanuka kandi nzongera mbatumire njya numira abakozi b'Imana batandukanye bakaza katubwiriza mu by'ukuri ntago ari ibintu dukwiye gufata gutyo ntago dukwiye kwifata uko twiboneye cyangwa se kutabiha agaciro kuko bifite akamaro birakora Yesu ashimwe cyane birakora bino bintu by'Imana birakora gukunda Imana birakora kubaha Imana birakora kuramya Imana birakora ibintu byose ukoze mu mutima wawe wiyumvamo kuri mukorera Imana birakora bigira umumaro munini Yesu ashimwe cyane rero birakora pe nicyo kintu nabizeza ngiye mbifiteho ubuhamya ntago ndabaho ubuhamya nzabubaha murambi babwira ariko birakora Yesu ashimwe cyane rero hari ikiganiro gito nifuje ko tugirana nabizi ko ngiye ntago nyafata ibiganiro birebire kugira ngo mutarambirwa ndabizi ko abantu baba bari mu bintu byinshi udakoresha megabytes zawe nyinshi cyangwa se udafata umwanya munini kandi washatse kubyumva rero n'ubu ntago ndi bubarambire ikiganiro rero nashatse kugira ngo tuganireho uyu munsi cyane ni icy'abantu bubatse cyangwa se bitegura kubaka kuko cyagira umuntu ari uwubatse ari uwitegura kubaka hari ukuntu cyamufasha kandi mu by'ukuri Uwiteka azabidufashamo Yesu ashimwe cyane rero n'ubundi nkuko najya nkunda kuvuga ibintu byinshi buri hari iyo umuntu avuze ingingo runaka ibifite ibintu byinshi byagenda bifatanyiriza hamwe ariko ntabwo babivuga byose ugenda uvuga uko wabiyobowe nyine ingingo nkeya ndavuga ku ngingo 3 n'ubundi cyangwa se inkingi 3 zagufasha kugira urugo rwiza zagufasha kuba mu rugo rwawe wishimye unezerewe uguwe neza kuko iyo udafite urugo rwiza ntabwo ushobora kugira isi nziza iyo udafite isi nziza ntabwo byoroshye ko azagera mu ijuru Yesu ashimwe cyane kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo iby'isi bitubere icyitegererezo cy'ibyo mu ijuru amen niba umutima utanezerewe ntabwo Imana yawubamo niba umutima ubabaye ntabwo wanezeza Imana rero niba utanezeza Imana ntabwo ubwiza bw'Imana bwaba muri wowe Yesu ashimwe cyane nuko ngo rero kubaka isi nziza cyangwa se gutegura kuzajya mu ijuru bihera iwawe mu rugo muri wowe mu mutima wawe noneho ni wawe mu rugo bikagera ku isi yose hanyuma tukazajya no mu ijuru Yesu ashimwe cyane izo nkingi rero 3 ntabwo uyu munsi ndibyo mubyanditswe cyane nta nubwo ari kuvuga ngo ndi umuhanga cyane muri byo ariko nkuko nabibabwiye biterwa n'ukuntu umuntu yabiyobowemo amen
n'ingingo eshatu. iya mbere kugira ngo ugire urugo rwiza, abenshi bajya gufata icyemezo cyo kubaka urugo ari urukundo. Akenshi ni urukundo, ariko kandi niba atari n'urukundo ukaba wiyemeje kubaka urugo ufite izindi nyungu runaka utekereza. Wenda tuvuga uti nabonye uyu muntu mbona yamfasha, mbona hari icyo yamarira, mbona hari uburyo yanyubaka, mbona hari uburyo yamfashamo, sibyo? Bimwe bamaze bisobanura ngo amafaranga ngo iki, nabyo birashoboka. Cyangwa se ukavuga uti amafaranga ndayafite n'urukundo ntarwo mfite, ariko ndashaka adresse, sibyo? Ukavuga uti wenda njye ndishakira adresse tu, amafaranga ndayifitiye, urukundo narakunze, wenda mba disappointed cyangwa se barambeshya, ntarwo ngifite narwo ndishakira adresse. Nuvuga ngo hari umuntu ushaka kubaka urugo ari ukubera urukundo, ari ukubera kwishakira imibereho, cyangwa se gushaka adresse, birashoboka byose. Hanyuma rero niba ugiye kubaka urugo wenda ufite iyo mpamvu yawe wowe wiyiziye, gerekaho kwiyemeza. Iyo niyo ngingo ya mbere. Wiyemeze uvuge ngo ngiye kubaka, ariko kandi ndiyemeje. Nta kundi kujagarara, nta kundi kujarajara, nta kundi kureba hirya no hino, nta kundi gushidikanya. Ubitekerezeho, ubihe umwanya, ujye kubikora wabyiyemeje. Kuko nugenda wabyiyemeje, ibizakubaho hariya, cyangwa se ibizakugonga, cyangwa se ibizakugora, byose uzaba wariyemeje, witeguye no kuba wabyakira vuba. Kuko akenshi tunanizwa no kutakira ibintu, ukaba mu bintu bikakubabaza, bikakubangamira, ariko no kubyakira bikakunanira. Ariko iyo wiyemeje kubyakira birakorohera, no kubimanaginga cyangwa se kubitunganya cyangwa se kubibamo birakorohera, kuko uba warabyiyemeje udahubutse. Yesu ashimwe cyane. Iyo niyo step ya mbere, ntuhubuke ukagenda wiyemeje. Amen. Step ya kabiri rero, niba ugiye kubana n'uwo muntu ugeze muri urwo rugo, wamaze kwiyemeza kurubamo, wamaze kwiyemeza kubana nawe, gerageza muhuze kamere zanyu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kamere zanyu, ni ukuvuga ngo ufite kamere zawe na mugenzi wawe afite kamere ze. Hanyuma rero kugira ngo urwo rugo rubeho kandi rwishimye, mutagongana, mudakocagurana, mutarwana, nuko kamere zanyu muzazihuza. Ni ukuvuga ngo niba izi ni kamere zanjye, izi ni kamere z'uyu, mugiye gutya muzihuze zifatane. Yesu ashimwe cyane. Naho ni mu gihe cyo gushaka kuzigonganisha, muzajya mugongana, ariko yize gutyo ukavuga uti iyanze iciya, okay ngenda ca, ariko duhuze. Yesu ashimwe cyane. Mukazihuza. Ni ukuvuga ngo niba uyu nguyu akunda wenda kamvuge akunda abantu cyane, agira urugwiro rwinshi, icyo gihe bizagusaba kugira ngo nawe ubyiyumvemo, cyangwa se urebe ubundi bimanaginga, ariko wowe kumubangamira muko gukunda abantu kwe, wowe kumubangamira muko kubana n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo uzirinde ko kamere yawe yabangamira mugenzi wawe. Igihe cyose mujye mufata umwanya wo kwicara muganire, muze kamuvuga uti giye nkunda ibi, wowe ntubikunda, ariko tujye kugenza gutya. Kuko birashoboka ko mwanemeranya ko hari ikintu mutumvikanaho, birashoboka 100%. Muha muti cyane ntabwo tucyumva kimwe, rwose mukabyemeranya ko mutacyumva kimwe, hanyuma mukagipangira ukuri muzajya mugikora kubera ko mutabyumva kimwe, ariko hatabaye kwangamirana, hatabaye kuvuga ngo uriya agomba kubahiriza ibyo nshaka byose. Kuko umuntu wese aba ari umuntu wese arababara, umuntu wese arishima, umuntu wese agira ikimunyura, umuntu wese agira ikintu yifuza, kandi rimwe na rimwe ugasanga ibyo ukunze sibyo akunda. Rero iyo mudahuje kamere zanyu ngo muzibalancing, igihe cyose bihora ari ibibazo. Yesu ashimwe cyane. Inkingi ya gatatu cyangwa se inkingi ya gatatu ni ukumenya inshingano zacu. Yesu ashimwe cyane. Kumenya inshingano zawe. Niba uri umugore ukamenya inshingano zawe nk'umugore, niba uri umugabo ukamenya inshingano zawe nk'umugabo. Amen. Niyabeho kuryamana cyangwa se kuvunishanya, ni ukuvuga ngo ntuvuge ngo genda umugabo mfite akazi kenshi, ngira akazi kenshi, nkora ibintu byinshi, sinjya muri umwanya, sinjya gute, kubera iyo mpamvu hari ibintu agomba gukora. Reka da. Ni ukuvuga ngo uko biri kose hari inshingano zawe ugomba kuzikora uko byagenda kose. Niba ugomba gusiga usheshe igitanda cyawe, ugomba gusiga ugishashe. Niba ushaka ugomba gusiga ukoze tuvuge na maji y'abana, ntabwo uri buvuge ngo reka ze kubikora. Kuko mu by'ukuri tugenda no kuri kamere zacu z'Abanyarwanda, hari inshingano z'umugabo hakaba n'inshingano z'umugore.
kandi ntituyobe ngo iterambere ridutware, ntituyobe ngo tugende n'ibigezweho, ntituyobe ngo twigane imico y'ahandi, ntituyobe, kuko hari inshingano, hari ibintu umugabo wawe akugomba, ariko nawe hari ibintu umugore wawe akugomba. Amen. Niba uzi ko umugore wawe yaremewe gukundwa, niba waramumenyeje kumubwira ko umukunda, kumubwira ko ari mwiza, ukabireka, uzaba uvuye mu nshingano zawe. Sinkubeshye, uzaba watatiriye. Yesu ashimwe cyane, kuko utakibimbwira agera akumva ko nyiri utakiri mwiza. Ngira nkavuga ni buriya nagakibwiza bwanjye ntakibubona, cyangwa se ukajya guhambira ngo arankunda, buriya nagakinkunda, kuko warabimenyereje nyine. Mu nshingano z'umugabo harimo gukunda umugore we, hanyuma mu nshingano z'umugore harimo kubaha umugabo we. Niko Imana yabiremye. Amen. No muri Bibiliya birimo, niko Imana yabiremye. Yesu ashimwe cyane. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ko umugabo ari umutware, nyine ni umutware. Kandi nanone ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwo kubahwa mu mwubahe. Amen. None se wabonyeho umutware utubahwa? Ntabwo bibaho. Umutware ni uwo kubahwa nyine. Amen. Hanyuma niba mugabo Imana yavuze ngo reka nkuremere umufasha ugukwiriye, nyine ni ugukwiriye, no kugufasha. Ntabwo uzajya nibehara nk'intare cyangwa se ube nk'inyamaswa, ye kumenya gahunda zawe, ye kumenya ibyo urimo, ye kumenya ibyo utekereza, ye kumenya ibyo wifuza, ye kumenya ibikubabaje, ngo utekereze ko uwo muntu azagufasha, ahubwo azicwa n'agahinda. Yesu ashimwe cyane. Nuko ngo inshingano mu bintu tugomba kubalansinga n'inshingano zacu zirimo. Yesu ashimwe cyane. Ukamenya inshingano zanjye nizi, kandi ukazikora nta rwitwazo, nta mananiza. Nubwo uri minisitiri, ukaba minisitiri ariko w'umugore, ukaba directeur ariko nk'umugore. Ntago uvuga ngo kubera ko ndi minisitiri cyangwa se kubera ko ndi runaka, kubera ko sigara uri wa wundi nyawe uwuriwe. Wikwihindura ngo kubera ko wabonye amafaranga menshi ubwo bigiye gutuma uhinduka undi muntu. Reka da, fata umwanya wawe, niba ari imbabura uyigemo, niba ufite gaze ujye utekera abana bawe, utekere umutware wawe, umwiteho, umukunde, umenye imibabaro ye, umenye kumuhumuriza, umenye kumukebura, ariko mu bugwaneza bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Umugabo nawe umenye gukunda, ko abagore baremewe gukundwa. Ahantu hatari urukundo umugore nawe uhari. Yesu ashimwe cyane. Baraza kutubwira muri comments, ariko ahantu hatari urukundo umugore ntawe uhari. Yaratawe, byararangiye, yicwa n'agahinda, yarihebye. Yesu ashimwe cyane, kuko niko baremwe, niko turemwe, nanjye ndimo. Yesu ashimwe cyane. Rero muri izo ngingo 5 navugaga, cyangwa se inkingi 5, nuvuga ngo harimo kuba abantu bashaka kubalansinga inshingano zabo. Yesu ashimwe cyane. Ntuvuge ngo ibi ntibindeba, ntuvuge ngo cyangwa se ndi busy, oya. Ibyo izo ngingo uko 3 zizagufasha kuba mu rugo rwishimye, zizagufasha koroherana, zizagufasha cyangwa se zizadufasha kumvikana, zizadufasha gucommunicatinga, kubera ko buri muntu ahagaze mu izamu rye. Yesu ashimwe cyane. Nuvuga ngo hagarara mu izamu ryawe, we kuvuga, ariko hejuru y'ibyo byose habe mu rukundo. Amen. Kandi ntago wabyishoboza, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo dushozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Amen. Yesu ashimwe cyane, ngo dushozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Rero ni ibintu byinshi umuntu yaganiraho, ni ibintu byinshi umuntu yavugaho ku bijyanye n'urugo, ariko mu by'ukuri ibintu by'urugo uko nabibonye nta muhanga bigira. Nta muhanga bigira. Ni ukuvuga ngo iyo ubasha kubalansinga izo ngingo 3, ukiyemeza, icya kabiri mukabalansinga kamere zanyu, icya gatatu ugahagarara mu nshingano zawe, bigufasha kumenya n'umuntu mubana uwo ari we. Yesu ashimwe cyane, kuko hari ukuntu tujya tuganira, ababyeyi bashaka tuganiriza cyangwa se inshuti zacu, ati umugabo ujye umujya gutya, umugabo ujye umufata neza, ujye umutekera inkoko, ujye witwara gutya mu buriri, ujye wicurika gutya wicurure, ujye ukora gutya. Ariko ugasanga ibyo ngibyo kubwira ni ibyiwe, ntago ari ibyiwawe, kuko ntago abantu bose bateye kimwe. Amen. Ntago abagabo bose bakunda ibintu bimwe, ntago abagore bose bakunda ibintu bimwe. Yesu ashimwe cyane, kuko buri muntu afite ukuntu aremye, buri muntu afite ukuntu yumva ibintu. Ahubwo ikiza wowe uwo mubana ateye gute, akunda iki, wafashe umwanya wo kumumenya, wafashe umwanya wo kumenya aho intege nke ziri, intege nke ze ziba hehe,
atsindirwa he? Ese abyuka bigenze bite? Iyo ukoze ni igice ukora akabyuka, ni igice ukora akazanzamuka nkawe ku giti cye, apana abandi, apana kwigana ibyo wumvanye abandi cyangwa se ibyo wabonye mu rugo rwa runaka, ahubwo wowe uwawe ku giti cyawe umuzute, umuziho iki. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu duherutse kuganira arambwira ngo ababazwa cyane n'uburyo agera mu rugo ngo ashaka kuruhuka, ashaka kuganira, kwirelaxinga, aganire n'abana n'umugore we, ngo ariko n'ubundi umugore yaza akaza ari mu mishinga myinshi na business n'uburyo bashobora kubona amafaranga n'ibiki, kandi ugatashye yarushye n'ibyo yiriwemo, yakeneye kurelaxinga. Amen. Kandi nanone buriya hari undi ubukeneye ibyo bitekerezo atabibona, umugore ahora amubwira ubwo busa, ahora amubwira ni ukuvuga ngo buri muntu afite uburyo bwe ateye. Menya uwawe rero ateye gute, hanyuma ubibalansinga. Numara kubibalansinga utuze. Ikindi kizongera kuri ibyo byose ni ugusenga, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ko ngo dushozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Yesu aho umugisha. Turabakunda cyane, mujye mukomeza kubana natwe kandi bizabagira umumaro. Niba washaka kumva iki kiganiro ushobora gukora subscribe niba cyakuryoheye, kugira ngo ibizajya biza byo kugeraho mbere bikugereho vuba. Amen. Yesu aho umugisha.